kadutangire abatugezeho nani truthanddaily.com hamwe nanjye Didier Manakiza muri mirongo Kinyarwanda n'abasubiza bwoko bw'Imana. Tugiye kureba iki uyu munsi wa none, tugiye kureba ibimenyetso hanyuma tumenye n'ingaruka bishobora kuba byatugeraho twe tutabizi. Kanze turebe. My people are destroyed for a lack of knowledge. Hoseya chapter 4 verse 6. Dutangiranye umurongo muri Bibiliya uvuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Uwo umurongo tubona muri Hoseya ibice biri murongo wa 6. Ese kuki dutangiranye amagambo tubwirwa ngo ubwoko bwanjye burimbuwe butagira ubwenge? Ese ni ibiki butari kugiraho ubwenge hanyuma bikaba bigiye kubarimbuza? To understand the world we live in, we must understand the symbols surrounding us. Ngo kugira ngo dusobanukirwe isi tubayemo tugomba kubanza twasobanukirwa ibimenyetso bitugose bituzengurutse. This world is run by symbols. Symbols are a method of communicating an idea without having to speak a word. Aravuga ngo iyi si yobowe n'ibimenyetso. Ngo ibimenyetso ni uburyo bwo gukoresha abantu bahana ibitekerezo bitagombe kuvuga ijambo. Today, symbols are placed everywhere without us knowing what they mean or who they represent. Aravuga ngo uyu munsi ibimenyetso usanga biri buri hamwe twe nta kumenya se bisobanuye iki cyangwa bihagarariye nde. The thing about it is that the more we see these symbols and do not understand them, or we place a sense of ignorance on them, ikintu wabimenyaho nuko uko turushaho kubibona ntitubisobanukirwe cyangwa se ntitubyiteho kubimenya, tells us they are harmless or even sometimes good. Tukibwira ngo ntacyo bitwaye ndetse na rimwe tukavuga ngo ni byiza. We can sometimes be initiated into the occult and mystery religions. Rimwe na rimwe dushobora kubona twageze mu bupfumu cyangwa se mu madini amatorero y'amayobera that are actually against our morals and beliefs. Usanga nyamara mu by'ukuri atandukanye n'imyizerere yacu ndetse n'imico yacu. That might have been too deep to just start off with. Ucyo ngucyo ntangiye hari igihe ntangiranye hejuru mu bintu byimbitse cyane. So let me digress a little. Kanze ngende gake. Manly Hall, a 33rd degree Scottish Rite Freemason. Aravuga ngo Manly Hall umufreemason n'umufilosofi uri ku rwego rwa 33 ndetse wo mu gihugu cya Scotland. Ni mu Scottish, ubwo bivuze ngo ni wo mu gihugu cya Scotland. Nanone akaba n'umupfumu. Philosopher and occultist said this about symbolism in his book. Ibimenyetso bivuzeho iki kintu mu gitabo cye The Secret Teachings of All Ages. Cyitwa inyigisho zibanga zo mu bihe byose, Secret Teachings of All Ages. Written in 1928. Cyanditswe mu 1928. Symbolism is the language of the mysteries. Aravuga ngo ibimenyetso n'ururimi rw'amayoberane. By symbols, men have ever sought to communicate to each other those thoughts which transcend the limitations of language. Aravuga mu bimenyetso abantu bashatse kuntu baje baganira ibitekerezo byo birenze imipaka cyangwa se imbibi y'ururimi, bese bitagombera ko bakoresha ururimi. In a single figure, a symbol may both reveal and conceal. Aravuga ngo mu kimenyetso kimwe wenda nk'umubare cyangwa inyuguti, ikimenyetso gishobora kuba cyahishurwa kandi kikanahishwa icyarimwe. Ibi bishatse kuvuga iki? Ukuvuga ngo ikimenyetso kikaba kiri nk'ariya kirahishwe kandi nanone kirahishuwe. Ni ukuvuga ngo gihishwe ku muntu utakizi, kukizi kirahishuwe. For to the wise, the subject of the symbol is obvious. Ngo kuko ku munyabwenge icyo ikimenyetso kivuga kiba kigaragara. While to the ignorant, the figure remains inscrutable. Naho kumuswa ugasanga ntago yabasha kugitahura. Hence, he who seeks to unveil the secret doctrine of antiquity, ariyo mpamvu ushaka gutwikurura inyigisho zibanga zo mu bihe bya kera, antiquity cyangwa se antiquite, must search for that doctrine not upon the open pages of books which might fall into the hands of the unworthy. Ngagomba gushaka izo nyigisho atazishakira mu mapaje y'ibitabo bibumburwa ngo bishobora kuba byagwa mu maboko y'abantu batabikwiye, hands of the unworthy, but in the place where it was originally concealed. Ahubwo bishakira ahantu ho byahishwe ku nkomoko. Still too deep? Ese biracyakabije? Urukumva bikiri ibintu binini kubyakira. Ubu ngubu ibyo avuze urukubyumva. Summed up, he basically says symbols are obvious to those who know their meaning. Tubishize mu ncamake ni nkaho yavuze ngo ibimenyetso biba bigaragara kuri abo bazi ubusobanuro bwabyo. And the ignorant remains impossible to understand or interpret it. Hanyuma umuswa ubu ikagomeza ari ibintu bidashoboka kuba yabyumva cyangwa kubisobanura. And that's why this video is so important. Niyo mpamvu video ari ingenzi kugira ngo dusobanukirwe. Ni ukuvuga ngo umuntu utabizi waba mugurisha, icyo bita kugurisha umuntu. Noneho bamaze igihe batugurisha. None twamara gusobanukirwa ibyo natwe rero bivuyeho.
As you begin to study and investigate the history of secret societies, ngo nutangira kwiga no gukora iperereza ku mateka y'imiryango y'ibanga, mystery religions, the occult, amadini y'amayoberane ndetse n'ubupfumu, and ancient pagan civilizations, ndetse n'abapagane ba kera uko bagiye batera imbere, you begin to understand just how true and deep that quote actually is. cya kintu twasomye nibwo uzatangira gusobanukirwa uburyo ari ukuri ndetse n'uburyo cyimbitse. To understand symbols, we must dig up their origin. Kugira ngo usobanukirwe ibimenyetso ugomba gucukura ukajya ku nkomoko yabyo. And much of them are often deeply hidden in occult mysteries. Noneho byinshi muri byo usanga bihishwe mu mayoberane y'ubupfumu kure. If we remain ignorant to them, we can become seriously deceived. Ugumye utabizi ushobora kuyobywa bikomeye. If you understand what you're seeing, it's very easy to understand why and how the world is so wicked. Ariko numara gusobanukirwa ibyo uri kubona bita bikorera gusobanukirwa uburyo isi yabaye mbi and how far we have moved towards darkness. Naho tugeze tujya mu mwijima. Yesu we. Things that were once done in secret are now done by the masses. Ibintu kera byakorerwaga mu ibanga ubu ngubu bisigaye bikorwa ku karubanda n'imbaga nyamwinshi. It's a signal to them that the world is ready to accept what they've been planning in secret for ages. Iki ni gihamya kuri bo yuko isi ubu noneho yiteguye kwakira ibyo bamaze kera bategura mu bwihisho mwibanga. This video is not just another video showing sellouts using satanic gestures. Iyi video inabwo igambiriye kwerekana abagurishije roho zabo kuri satani twifashishije ibimenyetso. The purpose of this video, as is the purpose of all my videos on this channel, ngo intego y'iyi video kimwe n'andi ma video ari kuri iyi channel ye, ubwo ni channel truthanddaily.com, is to educate you on what you are seeing and what it means, so that through knowledge we can diminish the effect these symbols play upon us. Ngo nukukwigisha ibyo ubona ndetse n'ubusobanuro bwabyo, bityo ngo numara kumenya byibuze bibashe kugabanyura cyangwa se kuzimya ingaruka bitugiraho, our children, bigira ku bana bacu, and our friends. Ku miryango yacu n'inshuti zacu. Knowledge is power. Ubwenge ni imbaraga. And that is why the elite a long time ago made it their mission to remove our power through reducing our knowledge to zero. Ngo niyo mpamvu abahanga bo bita ba elite nta bantu baturanijwe ku rwego rwo hejuru, baturanijwe ngo babe abayobozi b'isi. Nukuvuga ngo nivuga abo ngabo none ndibavuga elite nzajya nkoresha intore z'isi. Intore z'isi ntabwo ari intore, natwe turi intore murabizi, ariko zo mu mwuka, intore za Kristo. Ariwo mpamvu satani bagerageza ngo byibuze niba binashoboka n'intore aziguje aziyobye niba binashoboka. Noneho ntabwo arizo ndi kuvuga, ndiho ndavuga intore z'isi nizo nzajya nkoresha. Niyo mpamvu intore z'isi zagiye umugambi wo kugabanya ubwenge bwa muntu ngo bugere ku kigero cya zero. Iki kintu utacyumvishe wihanganiye gufatamo agapoze gato nsobanure. Ubushize twabonye muri Matrix tubona yuko hakoreshwa kwiga ibi twiga mu mashuri abantu bafatirwe muri Matrix. Noneho n'uyu munsi nicyo tugiye kugarukaho. Icyo kintu nacyo kiri mu kintu gikoreshwa kugira ngo ubwenge bwa muntu bugere ku kigero cya zero. Ndaza kuguha nk'urugero umpereye ku ntangiriro ya byose ku babyeyi bacu ba mbere, abo ni Adamu na Eva. Bari muri Edeni, Imana yabwiye Adamu ngo azye ahingira mu busitani ndetse yite no kubirimo. Iki ni kigaragaza yuko yari azi ubwenge, hafi amasomo yose ariho muri iki gihe ko yari ayazi kandi atarize. Urugero nk'isomo rya biology. Kubera iki? Kubera uburyo yise ku binyabuzima, ubwo ibimera n'inyamaswa akabyita amazina ndetse akanabyitaho. Geography, kubera uburyo yarazi Edeni n'uburyo yise physical features zarimo amazina, urugero nk'imigezi tubonamo, iriya migezi ne Pishoni, Gihoni, Hekdale na Ufrat. Social science nabyo birumvikana uburyo yarabaye imibanire myiza hagati ye n'umugore we ndetse n'inyamaswa, uburyo bari babanye. Ikigaragaza yuko arazi social science. Religion cyangwa se iyobokamana, uburyo yarabanye n'Imana, yarabanye n'Imana neza, Imana imusura bakaganira bagasabana. Cyo nacyo ni kigaragaza yuko yarazi religion cyangwa se iyobokamana. Ubugeni, art, ubwo harimo n'ubuhanzi. Ibyo wabwirwa n'uburyo yise ibintu byose bibaho amazina, wabireba ukabona birajyanye. Nk'ubu ukabona intama, wayireba ukabona kuko ni intama. N'ubuhanzi nabwo ntiwashidikanya bitewe n'uburyo akibona Eva bwa mbere Imana ikimumuzanira, uburyo yahise amutera umutoma. Umutoma tubona umutangira ibice bibiri ku murongo wa 23 ahita atera umutoma. Eva aravuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo, ahita amwita n'izina. Noneho sasa ubu bwenge akimara gucumura bwatangiye kwambuga umuntu gake gake.
none icyo tugiye kureba bugeze he bwambuga umuntu k'intego ari ukubugeza kuri 0 ahubwo se ndi kukibashaka kubikora abari mu myaka nk'iyanjye kera cyane muri primaire twajya gukora ikizamini nk'ikimibare gisoza umwaka w'amashuri abanza ikintu twabanzaga twareba bwa mbere ni ukureba se mu mategeko batanze babujije gukoresha calculatrice twasanga babibuzanyije induru tukayiha umunwa noneho sasa n'uwimukaho amageneration ari hagati ya 6 na 7 aho ngaho cyangwa se n'8 imbere yacu bakoraga ikizamini cy'imibare usibye na primaire na secondaire nta calculatrice kandi bakabitsinda abo twabitaga ibimene noneho sasa subira inyuma amageneration kugeza ubwo ugeze ku munsi wa none uyu munsi umunyeshuri wa primaire ndetse n'uwa secondaire kuzamura ntabwo wamuha ikizamini cy'imibare ngo umubwire ngo akore nta calculatrice umuhaye ntabwo mwakiranuka sasa icyo ni ikikubwiye uburyo ubushobozi bw'ubwonko bumaze kwamburwa bushyirwa ku bikoresho byo hanze ndetse yewe si no ku banyeshuri gusa no ku bantu basanzwe umuntu umuhaye smartphone cyangwa se telefone ibibazo hafi ya byose wamubaza yabisubiza yifashishije iki internet ajya kuri Google asacinga ubundi akagusubiza ariko noneho nibiza kugera ubwo noneho bizabigeze kuri 0 azaba afite ubumuga noneho bw'imitekerereze niko wabivuga nkuko umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda akenera imbago kugira ngo agende niko n'abantu noneho bazajya bakenera ibikoresho runaka by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kugira gutekereza gusubiza nuko bimeze noneho nibigera kuri 0 neza cyane noneho sasa nibwo ubwo bwenge bwose buzabwakusanyijwe ku kantu kamwe n'uburangiza bamwoshye ngo bamubwire ngo ese aho kugira ngo witwaze igikoresho gishobora kuba cyabura cyangwa se ukibagirwa waretse tukagagushyira mu mubiri ukakagendana ako kantu ubwo mwakumvishe ni microchip nakavuzeho ubushyize muri matrix tubona n'umugabo wagateguye ubu kariho urumva uwo muntu ugeze kuri urwo rwego ntabwo yaza ni ukuvuga ngo bazamubwira ngo tushobora kukagushyiramo none nk'uko umuntu afata telefone ngo arebe isaha weho ujye utekereza mu mutwe umva isaha wayimenye nk'uko ujya kuri Google ugasacinga ibintu wowe ujye utekereza mu mutwe wumve wabimenye urumva ntabwo umuntu yaza no se ubundi kasanzwe abana n'ubumuga wamubuza iki wabuza umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda se ngareka kugendera ku mbago ntibyashoboka aricyo nkubwira abantu niba ushaka kwanga microchip tangira uyange none kuyanga ni none nikibabaje ubwo ntabwo ari ubwenge n'ubwenge se ninde wakubwiye yuko satani yaguha ubwenge twese tuzaho buva ubwenge buva mu kubaha Imana kimwe nk'uko kujijuka biva mu kuva mu byaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka murabibona Adamu ntiyigeze yiga ariko yatangiye afite ubwenge. So this video will cover symbols. This is just the introduction. Aravuga ngo iyi video iri buze kuvuga ku bimenyetso ariko ni intangiro. There are many symbols, so I will teach on more in future videos. Ngo hari ibimenyetso byinshi ariko tuzagenda tubyigaho mu yandi mavideo azakurikira. Tuzakomeze kubana nanjye nzajya nyabagezaho uko umwami Imana azajya nshoboza. The first part about symbolism that I need to communicate ikintu cyambere ku bimenyetso ngira ngo mbanze mbabwire is that you cannot change a meaning of a symbol. Nuko utabasha guhindura ubusobanuro bw'ikimenyetso. If a symbol was originally created to portray or communicate a specific message, niba ikimenyetso cyararemwe kugira ngo gitange ubutumwa runaka bw'umwihariko, it doesn't matter what you decide that you want to use it for. Weho icyo wapanga kugikoresha icyari cyo cyose ukavuga ngo ngiye nshaka kugikoresha iki ariko akaba ari cyo ukoresha ugakoresha icyo kimenyetso, it still means what it always was meant to mean. Nubundi kiraguma gisobanuye icyo cyagambiriwe gusobanura, icyo cyaremewe gusobanura na nicyo kirasobanurwa. The only thing that it means for you is that you've been using and representing something that you do not completely understand. Weho icyo bizabisobanuye nuko uzaba uri gukoresha ikintu ngo gushaka gusobanura ikindi kintu kandi nyamara uri gusobanura ikintu utumva. It's very possible that you're promoting, representing, and or communicating something that is totally against what you really believe in. Kuko byabishoboka yuko uri guteza imbere, uri kugaragaza ndetse no gutanga ubutumwa bw'ibintu bishobora kuba binyuranye n'ibyo wizera. Let's use an example. Kadukoresha Let's urugero. take this symbol. Kadufate iki kimenyetso. Iki kimenyetso cyitwa pentagram. We start with this Niba utakizi ni inyenyeri. because it is an easy recognizable symbol, and for the most part, many people know it's satanic. Ngo dutangiye kuri iki kuko ni ikimenyetso kizwi cyane nk'abantu benshi nabo bazi yuko ari ikimenyetso cya Satani. Iki kimenyetso kigaragara ku makayi ya Musana. Now, you can't just take this symbol
and then say you're making it represent Yahshua now. ntabwo wafata iki kimenyetso urangiza uvuga ngo uri kugikoresha uri kugaragaza Yahshua cyangwa se Yesu. In your heart, you might really believe it to be true that you're doing a good thing. Umutima wawe ushobora kwigwa uri gutekereza ko gukora ikintu cyiza by taking the bad and reclaiming it. ufata ikintu kibi ukagiha ubundi busobanuro. But while you're transmitting this symbol with a pure heart, uri utangaza iki kimenyetso n'umutima ukeye, everyone that knows what the symbol really means is seeing Satan. umwe wese uzi iki kimenyetso gisobanuye wari kubona Satani, ntabwo ari kubona icyo gushaka kuvuga. The only person that is deceived would be you and whoever was influenced by you. umwe wenyine uri kubeshywa ni weho ndetse n'undi wese uragirwaho ingaruka nawe, ubwo nawe utabizi. Please understand you cannot change the meaning of a symbol. Ndakwinginze sobanukirwa yuko utabasha guhindura ubusobanuro bw'ikimenyetso. Ubundi urarinda wakoresha ikimenyetso cya Satani ngo kugaragaza Imana, wabuze ibigaragaza Imana. Icya Satani ni icya Satani. Niba ugikoresheje kugaragaza Satani, nikima ukoresha iby'Imana nasoni. No matter how noble your intentions. Yewe nubwo icyo wabugambiriye cyaba kiza gute. The second part I need to communicate is just because you see someone use these symbols doesn't mean that they're a sellout. Ikindi cya kabiri ngira ngo nkumenyeshe nuko niba ubonye umuntu gukoresha ikimenyetso bitavuze ngo numwe mu batanze roho zabo, nuko hari abantu bitanze bakagurisha roho zabo kuri Satani, none kubw'ibyo bakajya bakoresha ibyo bintu by'ibimenyetso gutyo. Now they're definitely deceived, and let's not even beat around the bush with that. We kuba ubonye bari kugikoresha ntuhita uvuga ngo nabo batanze roho zabo, ahubwo hari igihe nabo baba barabeshywe, ugasanga nk'umuntu ngo peace yazamuye intoki, ubiza akavuga ngo urana we yatanze roho ye, kandi atari uko yabeshywe, yabonye abandi badukora ivuga ngo aka kantu ni keza nakajya gakora. But not everyone is a sellout. Many are just confused and don't have enough knowledge. Nuko benshi baba batabizi icyo bisobanuye ubundi bakabikora muri ubwo rwego. But trust, there are a majority of people in the limelight that do use these symbols and they are in fact sellouts. Ariko hariho benshi rwose bakoresha ibimenyetso kandi by'ukuri ari abatanze roho zabo nyine. The way you understand the difference is reviewing them completely and not just by one picture. Uburyo wabasha kumenya itandukano nuko wababona ukajya wabona ahantu heshi atari mu ishusho imwe, ugasanga uri kubona ahantu heshi. But please understand, if they are embraced by the world, banzu urebe kiriya kimenyetso cyo hagati mwakibonye, afashe igikumwe aricyo bita meme ndetse na mukuru wa meme aragihuza, mu kubihuza bita bikora zero. Noneho hasigara musumba byose na mukubita rukoko ndetse na nyangufi nyirazo bita bikora uturongo tuzamuye, no kuvuga ngo bita bivamo kangahe. Abazi kureba gatandatu gatandatu gatandatu, dore icyo mvuga ni iki, iyi ni meme, hanyuma mukuru wa meme hano bigahita bikora zero, bisangiyeho n'aka gatoki ndetse n'aka ndetse n'aka. Urumva ni intoki eshatu zihuriye kuri imwe, bigahita bikora gatandatu zingahe. Mwabyumvishe. Or they have a job that they will be seen or noticed by many. Sorry. Is reviewing them completely and not just by one picture. But please understand, if they are embraced by the world, ndagira ngo wumve uwo muntu ukora ibyo bimenyetso ntabwo ahita avuga ngo yatanze roho ye, ariko niba ari wa muntu ukundwa n'abisi, ikindi akaba afite akazi ko abonwa n'abantu benshi, or they have a job that they will be seen or noticed by many, and they use these symbols, not to mention they are associating with other known sellouts, ukabona ari harakoresha ibimenyetso atavugagendana n'abandi batanze roho zabo, there's a high probability they have already sold out in some way as well. Nuko bishoboka kenshi cyane ko nawe ari ukuntu yatanze roho ye yigurishije. There's levels to this understanding, and that's why if you understand the symbols completely and then understand the dynamics of the underworld, niyo iki kintu cyo kiza kibi rero, nuko numara gusobanukirwa ibimenyetso gusobanukirwa imikorere yo munsi y'isi, ubwo ni kuzimu. It's easy to understand the sellouts from the deceived. Nanone bikakura kumenya bamaze kugurishwa gutanga roho zabo kuba bakuyobya, ntibakuyobye ugahita ubimenya ngo reba uri ibyo ari gukora we, ugahita umenya ni watanze roho ye, ugahita umugendera kure, cyangwa se niba waramufataga nk'icyitegererezo ugahita uhindura. The last point to understand is that symbolism is so dangerous. Nuko ibimenyetso ari ikintu kibi cyane, not primarily because of our conscious minds, but our subconscious minds. Cyane cyane atari ukuvuga ngo ni kuri conscious minds zacu ndetse na subconscious minds zacu. Noneho
aha naho mwihangane njye gufata agapoze kugira ngo numvikanishe ibintu neza, kuko birasa nka iyi video niryo zingiro ryayo, gusobanukirwa conscious mind na subconscious mind. Kanze tuyisobanure. Ni abantu bize iby'ikoranabuhanga, computer science na ICT, ibintu nk'ibyo, ariko n'umuntu utarabyize araza kubyumva. Urabizi telefone cyangwa se machine bigira ububiko bubiri bukoranwe nayo. Hari icyo bita RAM cyangwa se random access memory, ndetse n'icyo bita hard drive disk cyangwa se local disk. Kuri telefone yo ni memory card ya telefone, internal storage, ira memory card ikoranwe na telefone. Nibyo tugiye kwifashisha sasa dusobanura conscious mind na subconscious mind. Duhere kuri memory card ya telefone. Memory card ya telefone mwese murayizi. Memory card ya telefone yayi nihuza nyine niya muri bwa bubiko bwa telefone ubikaho ibintu uzabukoresha nyuma, ukabibikaho. Ibyo bintu bishobora kuba amavideo, bishobora kuba amafoto, indirimbo, amafilime, ibyo recordings, ibintu nk'ibyo byinshi. Noneho no kugira ngo n'umuntu utazi iby'ikoranabuhanga cyangwa se udatunze telefone bisobanukirwe, ndaza gukoresha naho nakandi kantu k'akagero. Wenda ubigereranye n'ububiko busanzwe bufatika, ikigega bahunikamo imyaka cyo washyiramo ibishyimbo, ibigori, amasaka, ibintu nk'ibyo. Urumva icyo ni ikigega kigereranijwe n'iki na memory card ya telefone. Hanyuma tubihuje n'ibyo turiho conscious mind na subconscious mind, buraza kuba subconscious mind. No kuvuga ngo memory card ya telefone ibikaho ibintu bigiye bitandukanye, niyo subconscious mind kuri twebwe mu mutwe. Ako karumvikanya. Noneho tuze kuri RAM. RAM yo ikora iki? RAM ni ububiko bukoreshwa ugiye kuzana akantu muri stock, cyo nisi ikigega cy'imyaka gihunikwamo imyaka, cyangwa se ugiye kuzana ikintu muri memory card ya telefone, cyangwa se ugiye kuzana ikintu kuri local disk, ubwo ni tuvuze kuri machine laptop, ngo ugikoreshe. Nk'ubu ugiye muri stock ugiye kuzanamo ibishyimbo byajemo imungu, ukavuga ngo ugiye kwirobanura. Aho ngaho agatebo urajya gukoresha uvana ibintu muri stock ushyira muri ako gatebo, iyo niyo yaba RAM. Kuri telefone iyo ugiye kuri memory card ya telefone ukasanga indirimbo ukazifungura nka filime, uyu uri kureba filime, aho ngaho niyo filime ukuye mu bubiko bwa telefone, ubundi ukayizana ukayishyira muri RAM. Bishatse kuvuga ngo icyo gihe niba yahawe agaciro, urayifungura ikuzura telefone. Cyokoze ushobora gufungura ibintu byinshi cyane, ugafungura n'ama-application n'ibindi byinshi. Ubwo byose byo ni kuri kubipaka muri RAM, muri ka gatebo ko bajyana muri stock. Ariko ibyo ngibyo kuntu urushaho gufungura byinshi biraterwa n'ubushobozi bwa RAM yawe ukingana. Ni nini bingana iki? Ibyo birumvikana. Ni nini bingana iki ngibasha kuba yafungura ibintu byinshi icyarimwe. Iyo ufunguye byinshi cyane birenze ubushobozi bwa RAM, telefone iragagara bigakenera ngo uyizimye. Ni nk'uko nyine utajyana ka gatebo muri stock cyangwa se mu kigega gihunikwamo imyaka ngo ukuremo ibintu birenze ubushobozi bw'ako gatebo, ntabwo byashoboka. Hanyuma iyo RAM nasobanuye nigeranwa na conscious minds. Ndumva ahangaha turi kumwe. Ni ukuvuga ngo memory card ya telefone ni subconscious mind, hanyuma RAM yayo niyo conscious mind. Ni ukuvuga ngo iyo dusenga Imana iradusaba ngo tugende mu bubiko muri subconscious mind dukuremo programu bita gusenga. Hanyuma bivuze ngo ibindi byose bibe bifunzwe, tuyifate tuyishyire muri conscious mind cyangwa se muri RAM cyangwa se muri kagatebo tujyana muri stock mu kigega gihunikamo imyaka, dukuremo icyo bita gusenga. Abo ryo muri uwo mwanya tuwuye Imana, tuvugane n'Imana. Ibyo birumvikana. Noneho nkuko bisanzwe ikintu kigera kuri memory card ya telefone muri ubu buryo. Wenda uhuye n'umuntu ufite icyo ushaka kuri telefone akakohereza binyuriye kuri Bluetooth cyangwa se kuri flash cyangwa se kuri indi program yohereza, cyangwa se ugiye kwa DJ kwa disk bana bakagushyiraho filime, indirimbo, ibiki gutyo, cyangwa se urafotoye, bigeze gute? Noneho tugiye kwibaza ngo ikintu kigera muri memory card yacu mu mutwe gute? Ubwo muri subconscious mind yacu bigeramo gute? Bigeramo hifashishijwe ibyiyumviro bitanu by'umubiri. Ari byo bihe bigeramo binyuriye mu guhumurirwa ubwo ni amazuru, binyuriye mu kuryoherwa ubwo ni ururimi, binyuriye ku kumva ukoresheje uruhu, ndetse nanone binyuriye mu kumva ukoresheje amatwi, ndetse binyuriye no mu kureba ukoresheje amaso.
sasi video ikintu gambiriye icyo ngira ngo muhe agaciro cyane ari nacyo kiravugwa kuri iyi video nibi bintu bibiri kumva ukoresheje amatwi ndetse no kureba ukoresheje amaso kuko icyo ni ikintu kibaho twebwe cyo kwatana bitekereje ukabirinduka ukabona nko wa mukobwa wambaye ijipo ingana n'umukandara ni wari ubigambiriye ariko icyo iryo shusho yise yinjira mu muri subconscious mind cyangwa se ukumva nk'ikiririmbo byabirimbo by'ibintuza byabirimbo bivuga amagambo mabi ukabura cyumvisha utari ubigambiriye ukabukitwaye mu ntuzi ubwo cyagezemo sasi yo subconscious mind nicyo bibiri dusaba ngo kurinda umutima wacu kurusha ibindi byose birindwa nkuko imigani 4:23 ngo rinda umutima wacu rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka no kuvuga ngo iyo niyo subconscious mind tuba dusabwa kurinda binyuriye mu kugira uti kurinda ibya byumviro bitanu byacu bituma ibintu byinjira muri subconscious mind cyangwa se muri bwa bubiko stock ikigega duhunikamo imyaka cyangwa se memory card ya telefone uko nagiye mbikoresha nk'ibigereranyo niba icyo tucyumvishe ndumva nta kibazo kibuze kubaho nongera kubisegura umumbabare kubwo gufata pause irimbanije gucya kadukomeze ntabwo ndi busubire. This is a part of our brain that we are not trained to guard. But if you understand what you're seeing, your subconscious will be trained because of our conscious minds, but our subconscious minds. This is a part of our brain that we are not trained to guard. Aravuga ngo subconscious mind ni igice cyacu cyo mu bwonko tutigeze dutoza kurinda. Nkuko nabibabwiye. But if you understand what you're seeing, your subconscious will be trained to know that you are just seeing and coming across evil consistently. Ariko numara gusobanukirwa ibyo uri kureba subconscious mind yawe zitoza kumenya yuko uri guhora ubona ikintu kibi. Let me explain just a little deeper. Kanze mbisobanura ku buryo bwimbitse. Our conscious minds, which is always busy trying to make meaningful sense of everything we see. Aravuga ngo conscious mind yacu ubwo ni RAM cyase kagatebo gato tujyana muri stock ngo buri gihe gahora gahuze ka gushaka gutanga ubusobanuro bw'ibyo tubona. And here is limited as to how much it can process. Usanga gafite ubushobozi bwa bugarukira kuko kabasha kwikorera kanze mbivuge gutyo. Very much like a computer, if you give it too much to process at once, it could overload. Kimwe nka computer niyo wihaye kuyi ibintu byinshi byo gukora ubwo nko gufungura ama video amafilime ibintu byinshi ugafungura ushobora gutuma iba nka kuriya nuko nyine ikagagara bigakina ngo uyizimye cyangwa se kaho wanayica. Ibyo biterwa na RAM yayo nini. RAM yari nini ubwo nyine yafungura ibintu byinshi nuko nabivuze. But our subconscious mind is constantly collecting and storing all information. Ariko subconscious mind yindi ni stock cyangwa se ubika ikigega yo ihori yuze iri kubika ibintu byose nuko ibyo ubonye ibyo unyuzeho ibyo ugize ute irabika ikabika iyo uri gukora etide irabika ikabika iyo ugeze mu gihe cya examen bisaba ngo mu byo wize ugende muri iyo stock ukuremo ibyo wize abundi aba ibyo utangiye ushyira muri RAM cyangwa se muri conscious mind ubundi usubize nuko biba bimeze. Iyo subconscious mind yo ihori naniye yakwicariraho yense urya sinzi, especially information which our conscious mind is unable to process immediately. None iyo subconscious mind ibika cyane nk'amakuru yo conscious mind itabashije kugira iki gukora muri uwo mwanya ngo yakoreho. This is why people that understand this specifically target our subconscious. Niyo mpamvu abantu bazi ibintu neza bamaze kwisobanukirwa usanga bari gupima subconscious mind nkuko nyine Imana yatubwiye muri Bibiliya ngo turinde umutima wacu kurusha ibindi byose birindwa. Nicyo baba bari gupima ngo binjizemo nk'ibintuza nk'ibintu bidasobanutse. Urabona nk'urubyiruko rukoresha internet cyane ujya kubona ukabona ibifilime by'urukoza soni biri kwizana ntiwabisacinze ntiwagize iki ibifoto by'abantu bambaye ubusa none muri iyi minsi usanga ari nabyo by'ibihuze ahubwo ukagwana no kubikuraho ariko wamaze kukireba kuko mbere nambe kujya ngo urwane no kugikuraho nuko amaze kumenya yuko ari iki ari cy'urukoza soni kiba cyamaze kwibika muri subconscious mind. None uko iyo byibitse mu byinshi cyane ni nkuko wabicira ibintu muri stock cyangwa se mu kigega wenda ugashyiramo nk'ibitoki cyane ubundi none ugera ku rwego nk'igihe winjiye muri stock ugiye gukuramo nk'ikintu utakizi ndako ugiye gukuramo nk'ikintu wakibagiwe ugaciduka wakuriye igitoki nuko bimeze. Niyo wabitsemo nk'ibifoto nk'ibyo by'abantu bambaye ubusa by'urukoza soni gutyo nk'ibibaye nk'uwitekereje cyangwa se ukabona kandi kantu gasa nkaho gahuye n'ibyo wagize ushiduka ari byo byakujemo tayari ugatangira gucumura mu mutima bwa busambanye bwo mu mutima cyangwa se kwa bwana gutya no gutuma
utangiye no gukora ibintu nko kwikinisha gutyo. This is why advertising agencies hire psychologists. Ngo niyo mpamvu abakora ibyo kwamamaza usanga bahakazi abapsychologist. Abapsychologist ni abantu biga ibyo mu mutwe bazi iby'ubwonko. Psychology is the study of the mind. Aravuga ngo psychology ni ukwiga ibyo mu mutwe. And they need to understand how the mind works in order to manipulate it to do what they're promoting. Ngo babikenera ngo babanze bumve uburyo ubwonko bukora kugira ngo batangire babukoreshe manipulate mu buryo umuntu yakoshya ugashiduka akoze icyo ashaka. Gutyo no kwa manipulated. None bakagukoresha kugira ngo utangire ushime ibyo bari kuca guteza imbere. Have you ever heard a song a few times and then all of a sudden knew the lyrics without ever training your mind to actually know the lyrics yourself? Ese waba warigeze wumva indirimbo ugakomeza uyumva kenshi ugashiduka wayifashe? That's your subconscious learning things without you actually training yourself to do it. N'uburyo bwa subconscious, uburyo bwiga ibintu wowe utabanje wabutoza. No kuvuga kurushaho kubyumva kenshi cyane ubusa nkuru kubika ibintu muri stock bisa kugeza ubwo none iyo ushatse kugira ikintu witaho conscious mind yawe ihita ikazana byoroshye kuko iba yarabimenyereye. Ibyo biba byuzuyemo. Symbolism attacks our conscious minds as well as our subconscious minds. Iyo tugarutse ku by'ibimenyetso, ibyo bimenyetso bitera cyangwa se byataka conscious minds yacu, yewe bitanashyize na subconscious minds yacu. Conscious mind ni gihe wabihaye umwanya wabyise, none subconscious mind ni uko wabibonye ntubyiteho ariko bikanibika. And this is how subliminal messages get through. Ngo nuko subliminal message ikorwamo. Subliminal message ni iki? Turayibona. The definition of subliminal is below the threshold of sensation or consciousness perceived by or affecting someone's mind without their being aware of it. Ngo ni ikigero gitoya, below threshold gitoya cyuko umuntu ashobora kuba yaho umwanya cyangwa se ikintu ngo kigere muri conscious mind ye, none cyo kikazamo kiri munsi y'icyo kigero. Nukuvuga ngo ntibagihaye umwanya ariko ugasanga cyageze muri conscious mind yawe. Birumvikana nuko kiba cyagiye kibika muri subconscious mind inshuro nyinshi, ubwo nuko kishiduka cyatangiye kugera mu muri conscious mind yawe. Mbese ubwo subliminal message ni uburyo batuma umenya ikintu wowe utagishaka. Ibyo byumve mucyo rwose. Subliminal message uburyo bakoherezamo ubutumwa wowe ukabumenya wowe kandi utabishaka ukabumenya. Subliminal messages are specifically designed to influence our mental processes and behavior. Subliminal message yakorewe kugira ingaruka ku miterere yacu mu mutwe ndetse n'imico yacu. This is why they're used. Nucyo wagikoresha. So the more you see these symbols throughout the days, weeks, months, years. Ngo rero kurushaho kubona ibi bimenyetso ubyitegereza ku munsi, ku mezi, mu mwaka gutyo, you are being communicated a message that you are seeing all the time but do not clearly know it is happening or what ngo buri koherezwamo ubutumwa uhora ureba wewe ntumenye ko biri kuba is actually being communicated to you. Listen to Will Smith explain it in the movie Focus. Ngo banza wumve Will Smith ibyasobanura muri filime bita Focus, nkuko twabibonye amafilime yose mubona abafite icyagambiriye. Mujye mwitonda filime mureba. Ngo yewe ubwiwe n'icyo wari buze gutoranya. Yes, twabimubwiye se. Twiriwe tubimubwira umunsi wose. Ngo hereye igihe yaviriye mu cyumba cye cya hoteli twahoze tumuprograma. Ngo program umuntu ukumushyiramo nk'ibintu gutyo. Ngo twahoze duprograma. Ngo subconscious ye. Yewe subconscious twayisobanukiwe ntabwo nongera kwivuga. He's been seeing the number 55 all day long. Ngo yamaze umunsi wose ariko n'umubare 55 reba hari mu buryo bw'iburyo hejuru. Kwa bira bitere ku biteretseho buji hari utuntu kangahe 55 bari bayimuteze ariko ntiyayitaho ariko yayibonye. On the elevator. Muri esanseri naho murayibonye. In the lobby. No kuri reception. Even the stick pin on the doormat. Nahara ku mugabo wo ku mujyango dore ku kote. Not only that, we loaded his route from the hotel to the stadium. Yewe saho gusa twagarukiye n'urugendo yakoze ava muri hotel ajya muri stade naho twayimuteze. He looks out the window, primers are everywhere. Yarebeye mu dirisha ngizo zari ziburi hamwe da kwa bira byapa. Now he doesn't see it, but he does. Ntabwo yayirebye ariko yayibonye.
he doesn't see it, but he does. Nukuvuga ngo ntiyigeze ayireba ariko yayireba. Byo muri uko byumva ntabwo yitaye kuyireba ariko yayibonye. Urukumva kuko byagiye bigaruka kenshi cyane. Ngo nta kunaye kwepa reba nara ku kimodoka. Yewe ubwo n'ubuhanga. And it's not only what he sees, it's what he hears. The Mandarin word for 5 is wu. There are 124 woo-woos in sympathy for the devil. Now he's not registering it, but it's all there. So when he picks up those binoculars, looks out on the field, sees a familiar face with the number 55 on his jersey, some little voice in the back of his mind says, that's it. Ngo n'igihe yafashe binocular cyangwa se ntuza jomeri arebera mu dirisha ngari kureba mu kibuga abona umukinnyi wo muri New Jersey nawe wambaye wa mubare 55 ubundi ahita yibwira mu bitekerezo ngo yewe bise binzama intuition ngo bikujemo ngo ihingo ndiyumvishemo agira ngo nuko byiyumvamo kumbe nuko bahoze babimutega. Do you want me to write it down? Yewe ngo yabimenye ngo muragira ngo mwandika hasi se umubare ba umuteze agize ngo And you being in the dark was the convincer. We call that the little blind mouse. Aravuga ngo ako kantu niko twita ngo ki ngo little blind mouse. Mwihangane subtitle ngo little blind mouse. No kuvuga ngo mouse ni kasuri akagakoreshwa kuki kuri machine. Nkaka aka ni kasuri. Noneho ngo bo bakita ka little blind mouse ni ukuvuga ngo ni kasuri gato ariko katagaragara babakoresha ku bantu. Yego we Movies today always seems to communicate what they're doing. Ngo filime z'iki gihe zigaragaza neza yuko zigaragaza ibyo bari gukora. Filime z'iki gihe niba uzibona filime uzaje utumenye ibyo bari gukora kuko ubutumwa bwa burimo twarabibonye muri Matrix. The thing is, most of us aren't paying enough attention. Ibintu nuko ngo benshi ya twese ntago tubyitaho. So all these points about symbols need to be understood. Rero niyo mpamvu ibintu kubijyanye n'ibimenyetso bigomba gusobanuka. Now I wish they were trying to subliminally transmit signals and messages that promoted righteousness. Nyono ngo ndifuza kiba subliminal messages yabo bari gukoresha cyangwa se uburyo bohereza umuntu bagatuma yumva ibyo atashaka kumva atanabibaye n'umwanya ariko akabyumva ngo kibaye basi bari kumwumvisha ibyo gukiranuka ngo nibyo nakifuje. But they are actually doing the opposite. Ahubwo noneho bari gukora ibigize ibihabanye ibihusanye. And the effects of what they're doing can directly be seen when reviewing the change in our morals and values over time. None ingaruka z'ibyo ngibyo byakoze twazibona tugendeye kuki ukuntu ibintu byagiye bihinduka mu bihe imico uburyo yabaye. Over time you have seen these symbols more and more in abundance, while over time you have also seen our moral fabric shifting and changing. Uko ubona ibi bintu by'ibimenyetso keshi cyane nani kubona umuco wacu uri kugenda uhinduka ugasanga Imana yanjye ibintu biri hose. And I'm not placing the blame 100% on symbolism. Wenda ntabwo ndavuga 100% ngo mbishinje ibimenyetso. But when I see someone that says they love Yahweh hold up a sign that says I love Lucifer, ariko iyo mbonye umuntu uri kuvuga ngo ngakunda Imana ariko afite ikimenyetso kiri kuvuga ngo ngiye nkunda Lucifero, there's a problem and it needs to be addressed. Ni ikibazo pe gikeneye kwigwa gukemurwa. Our society is shaped by our morals and beliefs. Nukuvuga ngo societe yacu ihabwa ishusho n'imico yacu ndetse n'ibyo twizera nibyo bintu biha ishusho societe yacu. Our morals and beliefs are influenced by what we watch, read and hear. Kandi nanone imico yacu n'ibyo twizera nabyo biterwa n'ibyo tubona dusoma n'ibyo twumva. What's acceptable in our society today was once completely unacceptable not even 50 to 60 years ago. Ibisigaye byemewe muri iki gihe nta nubwo byari byemewe none ugiye nko mu myaka za 50 cyangwa 60. That's greatly due to what has been transmitted to us over time. Ibyo byose nukwera ibintu byagiye bitwoherezamo bidushyirwamo mu bihe runaka ntabwo bazuyazaga. We've had a very subtle but definitely steady